Ashimwe cyane ndabashuje mu izina rya Yesu. Abana ngiye gushima Imana kubw'uyu mwanya yaduhaye w'icyumweru cyiza yaduhaye kugira ngo tukishimiremo. Dutangiye amateraniro yacu, reka dutangire dusenga nk'uko indirimbo yari irimo bitubwira. Dusenge twakira Imana kugira ngo imanukire kubana natwe muri uyu mwanya. Namwe aho muri mubaha Imana dusenge. Mwami Yesu, tugushimiye ineza yawe, tugushimiye imbabazi zawe, turagushimira yuko watwemereye Mwami kuba tugihumeka umwuka w'abazima. Turagushimira yuko watanze Kristo kugira ngo aze acungure ubugingo bwacu, abuvane mu nzira zigoramye. Mwami Imana abashe kubushyira mu nzira zitunganye. Turagushimira yuko Mwami uyu munsi watugeneye kugira ngo Mwami dutege amatwi ijambo ryawe. Turakwinginze kugira ngo umanukire kubana natwe, uturinde kurangara, uturinde Mwami Imana yanjye data ibitekerezo Mwami bitandukanye Mwami byatuma Mwami Imana tutumva ijambo ryawe. Turagusaba kugira ngo dushoboze ari abana ari n'abigisha Mwami twese ubane natwe Uwiteka. Turagusaba kugira ngo ubuntu bwawe bukomeze kubana natwe. Ni mu izina rya Yesu dusenze twizeye, amen. Yesu ashimwe cyane. Twongeye kugaruka ku ijambo ry'Imana. Ni karibu. Nongeye kunezerwa ko Imana iduhaye amahirwe yo kongera gusangira ijambo ry'Imana. Hari hashize iminsi lockdown yajemo, ntabwo mwari mumperutse kumbona, nanjye narimba kumbuye. Ndabashuje mu izina rya Yesu. Uyu munsi rero tugiye kwiga ijambo ry'Imana, ariko mbere ko dutangira kwiga ijambo ry'Imana, hano muhafite ibikoresho nshaka ko mureba. Hari iki gikoresho urakibona, bikaba n'iki, hakaba n'iki ngiki, hakaba rero n'iki ngiki. Noneho rero gashaka ko muba mufite agapapuro n'ikaramu mukaza kunyandikira ibi bikoresho. Iki ni iki, iki ni igiki, iki ni igiki, iki ni igiki, noneho mukambwira n'umumaro wabyo. Nzabaza ababyeyi banyoherereze message z'ibyo mwanditse. Mubyandika ahantu, iki gikora iki, iki gikora iki, iki gikora iki, iki gikora iki. Murakoze cyane. Nizere ko mutari bukopere kuko mukanya ndaza kubisobanura. Uyu munsi rero ikintu turi bwigeho, tugiye kureba umumaro w'ibi bintu. Tugiye kwiga ku ijambo ryitwa itumanaho cyangwa se guhana amakuru, uburyo bwo guhanahana amakuru. Ese muri iki gihe abantu ni gute bamenya amakuru? Ku nshuti yawe, muri rusange se bigenda gute? Hano nahateguye ibikoresho
hari iki uburyo bwo hambere cyangwa se mwebwe abana mudakunze kumenyera, ni uburyo bw'ibaruwa. Ubundi umuntu arakwandikira akubwira ati amakuru bimeze gutya, cyangwa se ndagukumbuye, cyangwa se nzaza kukureba. Ubundi buryo ni ukuguhamagara, halo umeze ute, iminsi myinshi ndumva tudaherukanye, cyangwa se akakubwira ibyo ashaka, ejo tuzahurira hana. Hakaba rero iyi smartphone ngira ngo mwese murazizi, hasigaye harimo uburyo bwinshi, harimo uburyo bwinshi, harimo email, uburyo ushobora kwandika noneho iretire, ariko noneho utayifasheho iretire nyine ukayohereza mu buryo bw'ikoranabuhanga, iyo ni email. Hakaba uburyo bwa WhatsApp, uburyo ushobora kwandikira umuntu kuri WhatsApp. Hakaba noneho n'ubundi buryo bwa Skype, cyangwa se nabwo ushobora kuvugana n'umuntu umureba wenda cyangwa se utamureba, cyangwa se ugakora video call. Ubwo bwose ni uburyo bw'itumanaho, ariko ibyo ngibyo byose tubikora iyo turimo kuvugana n'abantu ku bandi. Ariko se ninde wambwira iyo turimo kuvugana n'Imana, iyo Imana irimo kutuvugisha, cyangwa se twebwe iyo turimo kuvugana nayo, ni ubuhe buryo bw'itumanaho dukoresha? Nabyo muze kubyandika. Okay, hano hari igikoresho mpafite, urakibona? Iki gikoresho cyitwa gute? Yego, Bibiliya yera. Bibiliya rero nayo ni urwandiko, ni Imana yatwandikiye uru rwandiko kugira ngo tujye turusoma. Nibwo buryo Imana ikoresha kugira ngo ivugane natwe, ikatubwira ibyayo, itubwira uwiriwe. Iyo turebye muri Bibiliya tumenya uwo Imana iriyo, iyo turebye muri Bibiliya tumenya abo turiyo ku Mana, iyo turebye muri Bibiliya tubona iby'Imana ikunda, n'ibyo tugomba kugenderamo, n'ibyo dushakaho, n'ibyo yadusezeranije. Imana ibaha umugisha. None se twebwe ninde wambwira, twebwe tuvugana nayo dute? Ko tumaze kubona yuko yo itubwira binyuze mu ijambo ryayo, twebwe tuyibwira dute? Okay, ubu buryo bwo nta gikoresho gihari, ariko mugiye kureba uko nifata. Iyo twifashe gutya bivuze iki? Gusenga nibwo buryo twebwe abantu Imana yashyizeho kugira ngo tugire gute, tuganire n'Imana, tuyibwire ibyo dushaka ko yumva, tuyihimbaze, tuyiramye, tuyinginge, tuyibwire yuko niba twayibabaje tuyibwire yuko we are sorry, cyangwa se mbabarira. Ni ubu buryo bwo gusenga. Uyu munsi rero ibi byose biraba byigiyeyo, tuganire kuri ubwo buryo bwa nyuma mbabwiye bwo gusenga. So mu kanya gatoya turaza kugaruka mbabwira kuri ubwo buryo bwo gusenga. Reka dufate akanya gato twumve indirimbo yo guhimbaza, noneho tuze kugaruka. With all your strength,
floor. Whoa! Okay, and then when I count to 3, we're gonna jump up all together as high as you can. You guys ready? 1, 2, 3. With all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength, with all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Oh yeah. Oh yeah. I will love you, Lord, with all my heart, with all my soul, with all my mind, and with all my strength. Yesu ashimwe cyane kongera twagarutse nako nari mbabwiye muri iki gice tugiye kureba gusenga uko ariko kuko twavuze yuko gusenga niko turi bwibandeho nk'uburyo bumwe bwo kuganira n'Imana. Twebwe nibwo buryo abantu dukoresha kugira ngo tuganire n'Imana. Imana dushobora kutayandikira iretire ngo tuyohereze, dushobora wenda ntabwo twayihamagara kuri telefone, nta nubwo twakora video call n'Imana, ariko uburyo bumwe tuganira n'Imana kandi bikamera nkaho rwose umuntu yaganiriye nayo, ni ubwo buryo nyine dusenga tukajya imbere yayo tukayibwira. Nawe tekereza ubaye ufite inshuti, sibyo? Iyo nshuti yawe ntuyivugishe, ntuyandikire, ntuyibaze amakuru, nawe ntuyibwire amakuru yawe. Ese iyo nshuti yawe ari inshuti yawe ra? Ntabwo yaba ari inshuti yawe, kubera yuko kuganira n'umuntu, kuvugana nawe cyangwa se guhana amakuru bidufasha kongera ubusabane cyangwa gukuza ubusabane na wa muntu. Niba muvugana kenshi, uwo muntu uzaba inshuti cyane. Natwe rero nk'abakristo, ubuzima bwacu bukwiriye kurangwa no gusenga no gusoma ijambo ry'Imana kugira ngo tumenye icyo Imana ishaka, noneho natwe tukayisenga tukayibwira ibiri ku mitima yacu. Kubera yuko iyo wasenze ubasha kubwira Imana nyine bya bindi biri ku mutima wawe, nayo ikabasha kukubwira binyuze mu ijambo ryayo, bityo ubusabane bwacu nayo bugakura. Ikindi ni uko niyo turi mu bibazo, Imana itubwira yuko dukwiriye gusenga. Muribuka Yesu Kristo arimo kubwira abigishwa ngo mube maso musenge kugira ngo mutagwa mu moshya. Mube maso musenge kugira ngo mutagwa mu moshya. Gusenga biturinda kugwa mu moshya cyangwa se icyo twakwita ibishuko. Rero gusenga nibwo buryo bukwiriye umuntu w'umukristo akwiriye gukoresha kugira ngo arusheho gusabana n'Imana cyangwa se arusheho kubana n'Imana. Reka tujye mu ijambo ry'Imana gatonya, noneho turaza kureba uburyo bwo gusenga ubwo ari bwo. Tugiye kubumbura Bibiliya zacu, tubwire ababyeyi badufashe kubumbura Bibiliya muri Yakobo ibice 5 umurongo wa 13 kugeza kwa 16. Mbese muri mwe hariho ubabaye nasenge, hariho unezerewe naririmbira Imana. Muri mwe hariho urwaye natumira abakuru b'itorero bamusabire bamusiza amavuta mu izina ry'Umwami. Kandi isengesho ryo kwizera rizakiza umurwayi, Umwami amuhagurutse, kandi naba yarakoze ibyaha azaba bibabariwe. Mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Haleluya! Ijambo ry'Imana twaryumvishije hano. Ijambo ry'Imana ririmo kubaza ngo se muri mwebwe harimo babaye nasenge, ese harimo uwishimye naririmbira Imana, none se ngo harimo urwaye
nawe natumira abakuru b'itorero bamusengere kandi noneho mu kwizera. Turimo kubona hano, murimo kubona ubu buryo bwo gusenga. Tubonyemo guhimbaza cyangwa se kuririmbira Imana, gusaba imbabazi, kwaturirana ibyaha nk'uko twabibonye, gushima Imana nyine kubw'ibyo Imana yadukoreye, kwinginga Imana mu gihe dufite ibibazo. Mu rugo ushobora kuba mufite ibibazo, mama arwaye, papa arwaye, cyangwa se abantu mu rugo barwaye, ariko ukabasengera ukabwira Imana, Mana ndagusaba ibi ngibi, turashaka minerval, Mana duhereze minerval, Mana ntabwo dufite ibyo kurya. Ubishyira aha ngaho ukinginga Imana, ukabishyira muri ya envelope, ukabwira Imana uti Mana tuje imbere yawe, tuje kukwinginga kugira ngo rwose udufashe. Imana rero iyo tumaze kumenya uwo uri we bidutera kuyihimbaza, tugahimbaza Imana kuko ari Imana ikomeye, kuko ari Imana yo kwizerwa, kuko yikiranuka idakora ibyaha, tukayihimbaza, tukayiririmbira, tukavuga ubwiza bwayo. Noneho iyo twacumuye ku bandi cyangwa se twayicumuyeho, twateshutse ku ijambo ryayo, twasitaye ku ijambo ryayo, turayihanira cyangwa se tugasaba imbabazi. Noneho iyo muri bya bindi byose twayisenze, twayisabye, iyo ibikoze tujya imbere yayo tugashima Imana. Ubwo rero nibwo buryo nyabwo bwo gusenga cyangwa se bwo kubwira Imana. Wibuka yuko twebwe iba yatubwiye mu ijambo ryayo, ariko noneho twebwe natwe tuyisubiza cyangwa se tuyibwira binyuze mu gusenga Imana. Gusenga rero bifite imbaraga, ariko iyo bikozwe mu ki, hari ikintu Teacher Queen yatwigishijeho mu minsi yashize cy'ingenzi, umuntu iyo atagifite ntabwo no gusenga kwe ntacyo biba bimaze. Ese mwaba mwibuka icyo kintu cyari cyo? Kwizera kugira umumaro cyane, kuko iyo usenze udafite kwizera ni nk'uko wabwira papa wawe ngo uze kungurira iki ngiki, ariko nyine ukaba ubizi yuko papa wawe atari bubikore. Ni uko nguko nyine. Rero iyo tubwira papa cyangwa mama, tuba tuzi neza, kwa kundi uba ubizi neza yuko nimba mubwiye ngo aze kungurira PlayStation, ndabizi yuko ari buyizane. Uko umwizeye yuko ari buyikuzanire, niko nawe ukwiriye kwizera urimo kubwira Imana uti Mana ndagusaba kugira ngo ukize abashuti banjye twigana batari bamenya Kristo. Ndagusaba kugira ngo rwose ubagendere. Buri munsi baba bakina imikino mubi, baba barwana, baba batukana, ariko ndabizi yuko wabahindura. Ntabwo ushobora kubivuga ngo uvuge ngo niba ubishobora Mana ubikore. Oya, ahubwo ugomba kubivuga ubizi neza yuko Imana ibikora. Twabonye yuko kwizera guturuka he? Kwizera ngo kuzanwa no kumva ijambo rya Kristo, kandi twamenye yuko ijambo ari Imana itubwirira. Rero iyo kwizera, iyo gusenga kwacu gushingiye ku kwizera rya jambo rya Kristo, tubasha kubona ibyo dusabye, tubasha gutsinda ibigeragezo, tubasha kubaho tuzi uwo Imana iriyo, tukayihimbaza. Imana ibaha umugisha. Uyu munsi inyigisho nari nabateguriye ni iyo ngiyo, turaza kugaruka mbabaza ibibazo. Imana ibaha umugisha. Called Savior. Have you heard of His perfect love? Have you heard of the one in heaven? Have you heard how He gave His Son? 'Cause I have found this love. I believe in the Son. Show me your way. Jesus, you are my best friend, and you will always be. Nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend, and you will always be. And nothing will ever change that. I believe in the one called Savior. I believe He's the risen one. I believe that I'll live forever. I believe that my King will come. 'Cause I have found this love. I believe in the Son. Show me your way. Jesus, you are my best friend, and you will always be. Nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend, and
always be, and nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend, and you will always be, and nothing will ever change that. You will always be forever. karibu nanone twongeye kugeza mu kindi cyiciro aricyo gisoza ko mbabaza ibibazo. Twavuze ku gusenga. Ese gusenga ni iki? Twasanze ko gusenga ari iki? Okay, twavuze ko ari bwo buryo bw'umwuka tubasha kuganira cyangwa se kuvugana n'Imana. None se umuntu iyo ababaye akwiriye gusenga? Yego cyangwa hoya? Yego. Umuntu se iyo yishimye akwiriye gusenga? Umuntu iyo yishimye se gusenga wishimye babyita iki? Gushima cyangwa se guhimbaza. Noneho iyo se umuntu ashaka kugira gute kwihana imbere y'Imana babyita gute? Nuri irihe sengesho umuntu akora? Gusaba imbabazi cyangwa se dusenga twihana. Iyo wakoshereje Imana cyangwa se wakoshereje mugenzi wawe wihana usaba imbabazi ukavuga uti Imana mbabarira, nabwiye nabi papa, nabwiye nabi mama, yambwiye ngo ntegereze, kugira ko ntari butegereze kandi udusaba kwihangana, mbabarira namurakaje. Ubwo buryo bune iyo dufite ibyo dukeneye tubwira Imana tuti rwose turagusaba. Hano ni ugusenga cyangwa se gusaba. Tukayibwira tuti Imana ndagusaba iki? Ndagusaba iki? Nk'ubu ngubu turimo gusenga cyane kugira ngo Imana ikureho iyi coronavirus. Ikindi turimo gusengera cyane nuko tugomba gusenga kugira ngo abana tungana nabo batari bamenya Kristo nabo bamumenye, be gupfa batamenye ubutumwa bwiza. Tukabasengera tukabwira Kristo kugira ngo nawe abahindure babe inshuti za Yesu cyangwa se babe inshuti z'Imana. Imana ibahe umugisha. Tugiye kureba umurongo wo gufata mu mutwe. Turawusanga muri Yeremiya ibice 29 umurongo wa 13. Ufite ikaramu yandike, biba byiza kugira ngo ukomeze usubiremo kuko turi abanyeshuri. Muzanshaka mu mbone nimunshakana umutima wanyu wose. Twongere dusubiremo Yeremiya ibice 29 umurongo wa 23 umurongo wa 13. Muzanshaka mu mbone nimunshakana umutima wanyu wose. Muzanshaka mu mbone nimunshakana umutima wanyu wose. Imana ibahe umugisha cyane. Niryo jambo twateguye kugira ngo dusangire uyu munsi. Mugire icyumweru cyiza. Reka twongere dusenga Imana tuyishima yuko yaduhaye uyu mwanya wo kubana namwe mu ijambo ryayo. Mwami Yesu turagushimira urukundo rwawe, turagushimira imbaraga zawe, turagushimira yuko uyu munsi watwemereye nk'abana batoya kugira ngo tubashe kumva ijambo ryawe. Twamenye uburyo bukwiriye Mwami Imana bwo kuganira nawe. Twamenye yuko Mwami wowe utuganiriza mu ijambo ryawe, wohereje ijambo ryawe kera kugira ngo Mwami tumenye uburiwe, ndetse Mwami Imana tumenye n'ibyo ukunda, tumenye n'ibyo tugomba kwitondera Mwami udutegeka. Rero Mwami Imana twabonye uburyo bukwiriye natwe bwo kukubwira ko binyuze mu gusenga Mwami. N'ubu rero Mwami turimo kugusenga tugushimira, turasenga dushima kubw'abana bose ukomeje kurindira ubugingo bwabo, ukomeje kurindira ababyeyi. Turagushimira yuko Mwami utwemereye Mwami Imana kuba twarakumenye, tukamenya yuko uri mwiza, tukamenya ko uri uwo kwizerwa, tukamenya cyane yuko uri inshuti z'abana. Mwami izina ryawe rihimbazwe. Rero dushoje amateraniro yacu, turongera kugusaba kugira ngo Mwami ukomeze kuturinda kugeza ikindi cyumweru aho tuzongera guhura. Tuzabe Mwami Imana tukiri mu mwuka w'abazima, kandi tuzabe tugifite umunezero w'ibyo dukorera w'uriwe Mwami Imana, natwe wabo turi bo muri wowe. Mu izina rya Yesu dusenze twizeye.